Itiyo Boy Set Lenzo, CEO wa Kabasi TV Show. So kuri inshuro tuyoganira ku bagabo. Abagabo mubatse ngo bene byinshi mukora zawo. Kwishyura abana ishuri, kwishyura amazi abakodesha cyangwa se mukanaha. Gusa hari inshingano zimwe mujya mwirengagiza nk'abagabo muri cyo. Gusa abagabo cyo mbabwira ni kimwe cyonyine. Inshingano ya mbere mujya mwibagirwa gukora ni imwe. Kuza ukabaza situation zo mu rugo zimeze. Hari abagabo bamwe murira abana baba barumuna banyu cyangwa babakuru banyu ugasanga nabana batandukanye ariko nanone ari uwo bashinzwe ukahaha gusugakiraho umva ko byose wabiranje. So please abagabo mugomba kujya mubaza situation zo mu rugo ukuntu zimeze, ese niki cyapfuye, ese umugore ukuntu yita ku bana birahagije cyangwa naye nta mwanya babonera birwa muri za filime. Abagore murabazi ko akenshi tubasiga mu rugo bakigira mu baturanyi bagakora ibiganiro ugasanga babaye abanyamakuru batishyurwa, ugasanga guteka yatetse saa 8 abana bari kuva ku ishuri saa 6 bakamujikuma bagasubira kandi byo kurya bihari. So niba uri umugabo mu rugo ugomba kumenya inshingano z'urugo rwawe ukuntu zigenda, ukaza ukabaza amakuru, ese bimeze bite umwana gutya ngo ukamuganiriza umwana ukamwitaho. Abagabo cyane cyane muterana abagore ukaza ngo ndarushye. Please kuruha kwawe ndabizi ko wagiye gukorera urugo ariko umugore ntabwo yumvira ngo abyumve neza mu matwi. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ngo nandi muri meeting yaguhamagara gatashaka gusubiza ku mpamvu z'urukundo cyangwa nk'umugabo we mubana mu rugo ngo shene ngo uretse ngo bukanya turaza kuvugana, bukanya hakaba mukanya cyumwe kigashira ugataha muri weekend katuvugukorera Musanze umugore wamusize mu Mutara. Urumva ugezeyo mumuhaye umwanya. Niyo mpamvu abagore akenshi na kenshi usanga ari kuvuga nabi mu mago ingo zikajyana zisenyuka bitewe n'iki n'ubwumvikane buke kuko nta mwanya muboneyeho kumukora icyo kumuvugisha mu gihe utari uhari. N'igihe uhageze ukaza uri utongana ibintu bitandukanye kandi bitari ngombwa. So please abagabo mu rugo kubaka urugo si uguhaha gusa, si ukurekura amafaranga wumva ko bihagije. Oya, hari inshingano zimwe tugomba gukora nk'abagabo ku bagore bacu twakuye cyangwa twakunze tubana nabo. Please niba ufite umugore mu rugo muganirize, umwana umuganirize, taha hakiri kare wa mugabo. Uvuye ku kazi kawe karangira saa 2 ugeze mu rugo saa 8 wari uri mu kabari. Yego mu kabari sinkubwiye ngo ntujyeyo ariko menya ko hari inshingano zo mu rugo ugomba kujya ushira ku murongo. Nta kuntu wataha saa 8 utaha saa 8 abana baryamye ukabyuka saa 1 ugenda ukagaruka za saa 8 icyumwe gigashira umwaka ugashira. Umubyukuri rwo afite umugore wihangana ibyo binazabyihanganira kugeza ryari. Wa mugabo hari ibibazo byinshi tuyaduteza mu mago yacu ugasanga uri umugabo ako ntabwo uzi kuvuga neza. Uwo mugore ushaka utaramukoye cyangwa waramukoye cyangwa se umugore ukaba ubana nawe ku buryo ki ari ufite amafaranga, ari wo ushinzwe buri kimwe kuko nta kazi agira, wenda nta mafaranga agira ukamufata nk'imboyi. Ntabwo ari inka yo mu rugo, ntabwo ari itungo ryawe, ni umwana w'abandi. Niba wamuzanye kubaka urugo ntabwo wamaze kumucunaguza. Please gerageza ganira n'umugore wawe neza, aho ubona bitagenze neza gerageza uce bugufi kuko abagore bagira umucinya mwinshi kuko hari igihe bafata ikintu kidahari bakumva ko ari cyo gihari ariko wowe gerageza umusobanurire buhoro utuje, umuganiriza amagambo meza y'urukundo abone ko afite umugabo adafite iki sebuje. Please abagore mwabahinduye nk'abakozi, abagabo mwisubireho please. Abagore mubaheza agaciro kabo, ganira nawe utuje nabyo gusakuriza hejuru. Ngo akigore we ngo ngiye ngo n'ubundi ngiyo ndebye mubona ngo ntabwo ibyo ari ngombwa. Mu gihe uzi guteganya kubaka nawe ubuzima bwawe usigaye ku isi uzabana n'uwo mugore, gerageza ubuganirize neza, umenye inshingano z'urugo ukuntu zigenda. Nayo amatelefone ushaka guhamagara kenshi uri mu kazi ugenda ukaba udashoboye kumuvugisha, ariko mu gihe ubonye akanya uvuye nko mu kazi hamagara umugore wawe wasize mu rugo. Niyo gufurira, niyo gutekera, niyo uzi kumenya ibikunezeza, niyo uzakubyarira abana cyangwa yakubyariye n'abana. Niyo muntu mubana mu nzu, niyo murana ku buriri bumwe, ni umugore wawe. Muhereza agaciro kandi umuhereze care, apana byo kujya mu bubari buri munsi. Akabari n'ushaka ngo kikajyamo ariko uvuga uti umugore wanjye njyamuganiza muri aya magambo muri ubu buryo umuturisha umutima, apana guhora impamvu ngo nyinshi zisenyuka niyo ngiyo. Ugasanga umugore ari kugushinja ibyaha byawe ukora kandi nawe ubizi neza ko ubikora, aho kugira ngo wiregure neza usabe n'imbabazi ugatangira gutongwana. Ubundi ngo sinjye uhaha ngo sinjye ushinzwe buri kimwe cyose, ubundi se ngo wanga umariye iki ngo ugiye ngo nabona n'undi.
nshuti yanjye umugore yagusiga mu nzu akagenda, ariko burya ntabwo aba wahindutse umwana, ni wowe uhindutse umwana. Kuko niyo bavuze gusenya urugo, ntabwo umugore asenya urugo, umugabo niwe usenya urugo. So please twisubireho abagabo, tugire inshingano tumenya mu rugo, twite ku bana bacu. Abagore ntabwo ari abakozi bacu, ni abana twashatse kugira ngo baze dufatanye ubuzima bwacu dusigaranye. Nibo bamenye ibibazo byo mu rugo, mutuganirize neza, ntumukabukire, ntumumukere. Ntabwo ari umwana wawe, ntabwo mwakuranye, nta nubwo mwavukanye, nta nubwo mukurikirana.